nyuma yo kumenya byinshi ku muryango wa Igor no kumenya ko burya azamara amezi agera ku 8 adahari, nubwo wanze kumbwira aho yagiye, napanze kwimuka mbere y'ukazi. Nari nkihafite nk'amezi 6 ntuje, nyuma yaho nkagenda. Nicyo cyonyine cyashobokaga mbere ko nsonye umuryango w'abandi, nshinjwa kwiba, nubwo ari ngiye wari wibwa ahubwo. Amafaranga yari yanshiranye, sinzi uko nari kwimuka nta kintu na kimwe. Byabaye ngombwa ko nangira guteza utwanjye kugira ngo mbike udufaranga tuzamerekeza. Ariko nanone mbona ntacyo byazamara cyane. Nigiye inama yo kuzansohokera mu kabari kari hafi aho, nyine ndeba uko bimeze. Uwitwa manager yatangazwaga n'umukobwa w'umusirimu wazaga mu kabari akicara wenyine akinywera inzoga, yahaga akagenda nta muntu avugishije. Atangira kujya nshotora ariko ndamwihorera. Rimwe neza byanze no kurya byabaye ikibazo. Nigiye inama yo kujya kwa manager, musaba ko naza kubacurangira nkanabaririmbira, nkareba ko wenda hari abantu bapfumbatisha udufaranga duke ubuzima bukagenda. Hano dukeneye abantu bafite ibinyashi kandi bazi no kubizunguza. Wowe rero muri aya makanzu y'abasilamu, no. Please manager, imama yirwe nibatankunda. Yagezeho aranyemerera, kuko ibyo yambwiraga nibyo. Naragenda acuranga gitari, ndihanya Rwanda aririmba, ariko bibi by'ubusa. Nihajyana umuntu umwe. Manager yangiriye impuhwe angurira icyuma ndanywa ndasinda njya kwiryamira. Uwo munsi naraye ntariye. Menya yari inshuro imwe ya gatatu ibyo bintu bimbayeho. Naherukaga igihe nari nibereye hamwe na Gatoto kwikarito, twiterera udusitori. Icyo gihe cyo narariye icyuma ndasinda koko. Mu gitondo nabyutse numva nazi uko meze. Mu by'ukuri ikintu kimwe cyashobokaga kungaburira cyari impano yanjye. Nafashe umwanzuro wo kuramo bya byenda nkamasura koko. Hari kuwa gatandatu, ngira inama manager yo gukora udufoto duke akatumanika ku mapoto hafi aho. Umunsi wageze, sindi gutekereza ko ari bumenye uwo ndiwe. Icyo nkeneye ni amafaranga. Ijoro riri kugenda ryegereza, ndumva ndi bukore performance nkaho rwose ndi muri BK Arena. Igihe cyarageze njya stage, nayo nashyizemo agakoni. Ni mu cyaro nta muntu uri bumenye. Natangiye mbyina, abantu barahurura, ariko ndi kumva benshi bari kumenya. Bari kujya bavuga ngo kasa nka heavy. Sinabyitayeho, ndakomeza nkora utuntu twanjye. Noneho ya mafaranga nayo narabuze yatangiye kuza. Abanywa ibyuma, abanywa muri ture, abanywa ibyo nazi byose batangiye kujya banyegera. Nabaye insina ngufi pe. Ijoro ryarandyoheye, nakoreye amafaranga agera mu 20,000. Ese kuko niko byagombaga kurangira koko? Abantu mumaze kumenyera ibyanjye. Uwo munsi nta cyabaye, naritaye ndaryama. Mfite gahunda yuko mu gitondo ndajya kwa Cyose kugira ngo dufatanye kuririmba na Mama Cyose. Yari yaramaze kuba inshuti yanjye. Mu gitondo naranabyuka umunaniro mwinshi wa nijoro. None nabashije kwikontrola nanyweye byinshi. Umuntu ari gukomanga ku rugi. None hari gukomanga nk'umuntu mukuru. Sinigize ntekereza Cyose, nagize amatsiko ndebera mu idirishya. Oh my god, polisi. Ndanga gufungura bararumena binjira. Nta kundi byagombaga kugenda, narafunguye ntegereza kumva ikibazanye. Twakubaza gato, nta kibazo. Umaze igihe kingana iki hano? Maze amezi 4. Waje uturuka he? Naje nturuka. Natekereje kuvuga i Kigali, numva ndabandi kuba ibimenyetso byose. Kandi mwiko ko nubwo byasaga nk'ibyacecetse, amafaranga nashinjwaga nashaka kuba nyiyashinzwe. JB Dekira nari muzi, ntiyajyaga ava ku izima. Umuntu bita Miss Evi waba umuzi? Natekereje kuvuga ngo simuzi kandi ari umuhanzi uzwi cyane, birancanga. Ndawuca ndarumira. Kudadusubiza. Ndamuzi, ni umuhanzi nanjye mfana. Wowe se witwa nde? Njye nitwa Gasarorinde. Niyo mazina niswe na mama mbere y'uko apfa. Ibyo nabyo tukubajije. Kugira ngo rero dukore iperereza ryacu ku byaha uregwa, turaha tukubitse kuri polisi ho gato. Nidusoza iperereza turakurekura witahira. None se muramfunga mutambwiye n'icyo nzira? Byari kuba byiza iyo ukomeza ukisha mu byenda byawe, ntujye kubyina mu tubari mu ijoro ryahise. Nahise menya ko burya yandi ari amakosa nakoze. Nishyize hanze. Nako inzara yanshyize hanze.
kuko byose nabikoze kuberayo. Ubuzima bwa gereza bwaba evi nanjye ndabutangiye. Sinabonye akanya ko gusezera mama cyose, ariko mbere yaho namwandikiye akamesaje mubwira ko nambaye ipingu. Kesi yari yayindi y'amafaranga, ariko ngiye nkumva ibimenyetso bafite nibimpama. Linda, ushobora gusohokaho gato, hari umuntu mugiye guhura mu cyumba cy'ibanga. Ubwoba bwaranyatatse, ibyanjye bihora byivangavanze. Ninjiye mu cyumba kitabona neza, ariko nitegereje neza ndabona umuntu urimo yambaye imyenda ya gisirikare. Ipingu naye nambaye bararinyambura. Abapolisi bari bamerekeje bahita bakata basubirayo. Mana yanjye, ngiye Linda n'umugabo w'umusirikare mu cyumba kitabona, umva ko nigenje. Aho ndahagwa. Ushobora kwicara? None se mbere yo kwicara mwambwiye koko icyo munshakira. Wibuke ko uri ari muri gereza, nako ni mwikasho. Gereza ijyamo abanyamugisha. Mumbabarire babyeyi. Naricaye ntegereza ikiri bumbeho. Naribeshye nkufata nk'umwanzi. Mu by'ukuri sinari nzi ikikurimo. Sinari nzi ko hari byinshi utiteye. Niyo mpamvu uyu munsi nemeye nkaza tukicarana tukaganira utandeba. Naraguhemukiye kandi utagira shinge na rugero. Ndiyemeza mfata urugendo rujya kure. Numva nshaka kuguhunga, kandi mu by'ukuri ari njye wari ufite wo kuguhoza. Ibi nkubwira mbirwaye igihe kirekire. Kuba nongeye kubona binyongereye intege mu bugingo. Ibitekerezo byanjye byagiye kure. Ese uwo ninde uri kumbeshya bene aka kageni? Akaba ari kumbeshyira mu cyumba kitabona. Agatsima kakubita kuri Gerard, ariko nkumva ijwi sirye. Ese ninde wanereranye? Byaranyobeye mbura icyo musubiza. Ndakomeza ndumva, gusa ndumva ijwi riri kunca mu matwi. Nabaye undi wundi kubera wowe. Nemeye kuba uwo ndiwe kubera kurwanirira ishyaka. Hari byinshi bihishe utazi, hari impapuro zihari utazi, hari byinshi by'umuryango wawe utazi. Igihe tumubaho neza ukanibagirwa ibyago wahuye nabyo kuva ukiri umwana. Ibyo byose rero nicyo cyanzanye aha ngaha, nje kugufasha. Ndacyibuka iminsi myinshi ngiye hamwe nawe, isi itaratuvangira. Yavuze ibyo numva ikiniga kiramfasha. I remember ko ari wowe nakoranye sex nawe bwa mbere. Byose ari wowe biteye. Gusa narabikubabariye kuko naje gusanga atari wowe, ahubwo navukiye mu muryango w'inyamaswa. Ari nayo mpamvu nagomba kubaho nkawe. Ijwi narimenye. Sinzi niba wambwiye ngo azanyica, yaba ari we uri kumbwira ibyo, cyane imitwe y'abasirikare n'ubundi arahita anyica. Nahisemo kubikubwira hijimye kugira ngo udapanika ukagwa igihumure. Linda, agasaro Linda, je m'appelle. Nahise nitanguranye ndavuga ngo Igor. Yahise acana amatara mu uniform nziza ya gisirikare. Ni Igor koko. Gusa yarananutse, yaranashaje. Bigaragara ko ubuzima atari bwiza. Igor, I'm sorry kuba narakwangirije umuryango. I'm sorry kuba naraje mu buzima bwanyu byose bigahinduka. I'm sorry kuba narabaye icyo ntazi kakugiraho ingaruka. No need to say sorry Linda, ahubwo ni njye ubikwiye. Nagufatanyije na cya papa ngo turi nabi utigeze. Nagiye ku ikosi nzi ko ari wowe nzaheraho nica, ariko nyuma nahindutseho kukurinda. Nzahagarara mu ruhande rwawe mirire na mirire. God, no. Twarahoberanye turarira, turongera turarira, turasizora. Amakuru yo yari menshi yo kumubaza. Disi Ugoro yari akiri wa wundi, umwana mwiza kuva ku munsi wa mbere. Amakuru ni menshi. Nyuma ya cyagiye mwirukana wagiye. Byihorere, nahuye n'ubuzima ni birebire. Ahubwo se si wowe muhungu we waje kwa papa wawe aho yabaga ufite umuhoro? Ibyo ni ibanga ry'akazi sha, ahubwo se kwiga we. Gusa amakuru mfite nuko Imana yakugiriye akamaro. Twavuze byinshi, arampobera, arandeba, arongera arampobera. You are
my first love, ako nakongereza mperuka mu iseminari. Igorekera ibuka ko ufite mu macyuzi kandi nanjye mfite Eve. Bivuze ko washatse? Nabyo ni ibanga ry'akazi kanjye. Turaseka. Anyway, amakuru make namenye mu ijoro ni uko waririmbye bakagufatisha kuko uri gushinga amafaranga wibye. Ese koko warayibye? Ni ukuri Igo, wivunika ndabizi ko bakubeshyera, kandi niyo waba warabikoze nzakureba ko tuzabigenza. Ahasigaye nyizera. Yarampobeye gato. Ngaho usohoka tuzajya tubonana, nako buretse nta muntu winaha uzi ko njya nambariye imyenda. Yewe n'umugore wanjye azi ko njya gupagasa kure, ntazi ko mba ndi hano kenshi muri karitsiye. Iri ni ibanga ryanjye nawe, bizadufasha kwigarurira icyubahiro twaburishijwe. Iri ni ibanga rikomeye, nzaribika n'ukuri. Narakase ngo ngende, ibyishimo ni byinshi. Ngeze imbere nibuka akantu namubajije, nsubira inyuma nsanga yavuye hahandi. Ndakurikira inyuma mbona ari kumwe n'abantu basa nk'abavuga umuntu baba bari kumwe. Nsubira inyuma ngo numvirize. Iriya karashi kamuyireka ijya hanze, ngiye byose ndabyitaho. Igoro wari umaze guca bugufi imbere yanjye, none ari kuganira na bagenzi be anyita karashika. Urwisha yambwa ruracyayirimo. Ikibazo cyane nshaka kumubaza ntaho cyagiye. Narikoreje abarikanze, arakebuka abona ninjye. Asigaho bari bari kumwe aza nsanga. Nizere ko nta bintu wumvise. Niyo nabyumva ntibindeba, ibindi bambyitaho bitandeba nkareba hirya. Anyway, tubireke nkubaze. Mama ko cyagiye nongeye kumenya byinshi kuri we, abaye byarangiye gute? Arimyoza akanya arandeba, azunguza umutwe. Nzakujyana gusura imva ye nta kibazo. Nitwa Jo 12. Duhure muri episode y'ubutaha.